Muntu ukunda wese, niba ufite umuntu ugukunda bya nyabyo, udafite imibare mu rukundo rwawe nawe, uwo muntu ntuzamurekure. Niyo yaba atari igitangaza ku isura, ntuzamurekure. Niyo yaba ari kure y'amaso yawe, burya ibidahura ni imisozi naho abantu barongera bagahura. Uwo muntu ntuzamurekure, kuko iyo umurekuye kongera kubona undi nkawe biragorana. Urukundo rwanjye, iyo ndi kureba ubwiza bwawe, amaso yanjye ntabupfa. Isimbi risumba ndi, tumaze igihe turi mu munyenga w'urukundo, kandi uru rukundo ndagusezeranya ko ruzamuramo ibihe byose mana. Iyo tutari kumwe, mba nabyutse nkwirebera, ndetse amanywa yose nkirirwa niyibutsa ibihe byacu. Mbega ukuntu uri hogoza, ndakumenyesha ko nzahora ndi umwizerwa, sinzigera ngusiga, kuko nta nubwo nabasha gukunda uramutse umvuye iruhande. Mbese nk'uko nabikubwiye, ubanza ntahumeka ntagufite ni ukuri, wampaye ibyiza ndabifite. Twe ntituri nk'abandi kuko ntituzahindurwa n'ibihe, kandi uku nkwitaho turi muri iyi myaka 20 yacu, nitunagira 70 bisaba bikiri gutyo. Nzajya mbyuka nkumwenyurira. Ntabwo uzi ukuntu ngukunda kubi, ndagukunda pe. Ni ukuri nuko atari ibinshobokeye, nakakujyanye nko kuri Jupiteri tukajya kwiturirayo twembi nta kirogoye. Ubundi rwose yaba byakabaye ibishoboka njye nawe twakwigiriye gutura ku isi ya twembi, aho nta musore uzongera kugucikera, nanjye abandi bakobwa bakanshaka bakambura. Imbaraga zose mwuzura mfite nkazikoresha mu kugukunda. Byaba akarusho turamutse twibaniye nk'ubuziraherezo ntituzapfe, kandi tugahora dutungurana. Rimwe nkakuzanira nk'akarabo utaruzi, ubundi ngasanga wansoromeye nk'utubuto turyohereye tukadusangira, tugahita tujya kwiryamira tukirebanira, kuko n'ubundi twaba tutazasaza. Twabishaka twaba tugeze nko kugira abana, abanza nkakubeshaho mu buzima buryohereye turi babiri, hanyuma tukabyara, tukabarerana urukundo n'ingeso nziza nk'izacu. Tukajya tubyuka twirebanira disi, byose bibaye. Mana nagabiwe na Rugira, uri mwiza abandi, mubona abonye ntawe uguhiga. Ndifuza kuzakubera inshuti nziza ibihe byose, kandi nawe ukamberayo. Nyabusa ntuzigere umvaho, kuko nzakubera mwiza igihe cyose. Iyo ndi nko gutembera, mba ndimo ndagenda mfotora ukuntu nitumara kwibanira tuzajya twigendera twifataniye agatoki ku kandi, twagera mu rugo ukandyamaho nkaguhobera, ndi kumwe nawe ahantu ha twenyine. Kandi disi, nashimishijwe nuko umaze iminsi unyitaho, uza kundeba tukishima bidasanzwe, nijoro nkaguhamagara ukanganiriza utugambo twiza, kandi rwose byari byiza cyane. Byari byiza disi, nuko ahubwo ngiye gusubira iwacu. Wibivuga pe, urimo urabivuga neza nkumva umusazi umvuyeho. Murerwa mwiza, ntarakumenya hari abo nagiye mpura nabo, bakamera nk'abanyinisha, bakabijyamo uyu munsi, babona ntangiye kubona ko ntari bitwakundana, bagatangira kubigendamo gake. Njye nawe tumaze amezi 3 tuziranye, urabyibuka ko wari uvuye iwanyu mu mujyi, uza gusura iyi famiye yawe duturanye iri inaha iwacu mu cyaro, duhita twimenyanira. None igihe cyo gusubira iwanyu mu mujyi kirageze disi. More, ndabyibuka byose, warambonye uranyandikira, aba ari wowe unyisabira ko twakundana. Nanjye mama nkubonye mbona uri umukobwa w'igitego, turikundanira. Muri iki gihe cyose sinigeze nkubonaho ikibi na kimwe, wambereye umukundwa mwiza. Kuva wa munsi tuganira bwa mbere urabizi, nanjye nahise ntangira kukuyumvamo birenze, umva twajye twihoranira, kandi rwose ngatuma uhora wishimye mwiza. Baby, ntakubeshye, usiko mba numva byemeye n'uyu mugoroba twarara tugiye kwibanira mu rugo rwanjye nawe twembi. Ubu rero ubwo ugiye kujya kure y'aho amaso yanjye areba igihe kinini, ndi kwibaza ubuzima ndi bube mutari iruhande rwanjye tuvugana kuri telefone gusa. Umva burijimye pe. None se migenze n'umukunzi wanjye, gusa kure y'amaso cyazaba kure y'umutima mukunzi. Bebe, nta kundi twabigenza, mu rugo iwanyu baragukeneye ngo utahe, gusa ndakwizeye uzahora unzirikana. Nanjye nzagukunda iteka, kuko mubona abonye nta n'umwe wigeze umbera nkawe umugore w'ahazaza hanjye. Mukundwa mwiza, uri umutima wanjye ndetse uri ubuzima bwanjye, kuko mbona umucyo ndebye mu maso yawe. Ugiye gutaha nanjye nsigare, ariko ntekereza ko atari ryo herezo pe. Tuzajya tuvugana kuri telefone, kandi nubwo ari ikibazo cy'imyaka yacu n'imiryango ikidukeneye kitaraturekura ngo njye nawe dutangire kwibanira bihoraho, icyo wamenye ni iki: ndagushaka iruhande rwanjye, aho amaso yanjye ahora kubona hafi, aho nzajya mbyuka nkwirebera twisekera,
umwenyurira mama, dutegura nka ka cyayi tukagasangira, ubundi nkakwibwirira udukuru twiza. uri kuvuga ibyo bihe nkabikumbura disi mukunzi, ibaze ko uri gutuma numva nareka gutaha. Mwiza w'umutima wanjye, amatajya ni amatindi, atanya bato batangana akatanya batubera iteka umutima, umuti wayatikura ni uguturana n'urukundo rwawe iteka, ariko igitego cyampaye itiro ry'izitaba iwanyu waratumitse, dore wanambwiye ko waje kundeba ari ukunsezeraho, wamaze gushyira mu bikapu ibyo uri butware, ugomba gusubira iwanyu mu mujyi n'ababyeyi baragushaka, icy'ingenzi ni uko ibyacu bitarangiye, nzajya nguhamagara buri munsi numva akajwi kawe, umunsi umwe tuzasubira aho gusa. Yo, reka mpaguruke ngusezereho shenge. Long distance relationship iranze irananiye pe, ubanza kure y'amaso hagiye no kuba kure y'umutima. Murerwa amaze ukwezi agiye, twagiranye ibihe byiza igihe yari akiri iruhande rwanjye, yewe n'ubu rwose aracyankunda kuko turavugana kumamagara kure, ariko nawe arabibona rwose ko bitangiye gucika intege pe. Mbega amatage y'amatindi, umutiba ubu nagakuyemo ubuki bw'ibyishimo no guturiza hafi y'umukundwa wanjye. Nakifuje kujya nkuzanira indabo mu gakado gafunze neza, twahura tukishima, none ntabwo turi kumwe kandi hagati yanjye nawe harimo intera nini, uraho amaso atagera. Narakubuze disi ngo nkuganirize twicaranye, irungu ryaranyishe mukundwa, ndara nkwitekereza yewe nkurota kandi ntari bukubone. Habayeho gutana, none ubu ko ndyamye numva imirindi yawe, icyampa amahoro ni uko waba uri iruhande rwanjye, gusa kuva uri kure n'ubundi uru rukundo ntacyo rutumariye. Ngiye kukwandikira ngo usabe ko twaba tubaye inshuti bisanzwe, kuko ibi biratuvuna pe. Umubano w'abakunzi batandukanyijwe n'intera y'ibirometero byinshi hagati yabo uratunaniye. Guhamagarana buri mugoroba gusa nta n'icyizere cyo kubonana vuba, igihe kigashira ikindi kigataha. Ahari tubaye inshuti bisanzwe byaba byiza, nkakurekura niba hari n'abandi bagukundaho ukabaha amahirwe, nanjye ngashaka abandi bari hafi yanjye twuzura. Ndagukunda ariko nta kundi nabigenza. Mwuzuro, umutima wanjye urakwishimira. Mwuzuro, nzagukunda ibihe byose mukunze. Yo, umurerwa disi, wizi mesaje ze ndi gusoma nirwo rwibutso rumonye busa nasigaranye. Amezi 6 arashize njye nawe twemeje ko tugiye kuba inshuti zisanzwe kubera intera nini yari hagati yacu. Ari kure y'amaso yanjye, nanjye ndi kure y'amaso ye. Ariko se ko nanone kubaho tudakundana byananiye mbigenze. Maze kubura murerwa wanjye, numvaga nta kibazo. Mu kwezi kwa mbere narabyihanganiye, cyane ko ari njye wari wamusabye ko iby'urukundo twaba tubiparitse. Ariko abo nabonye nyuma ye bose, nicuza impamvu nahuye nabo. Ese ko numva mfite ibitotsi we? Yo, isimbi ryanjye shenge, gusa uri mwiza pe. Cyagiye dukundana, ibihe byari byiza rwose. Umaze kuva iruhande rwanjye rero, kuba kure y'amaso byatangiye kuremerera umutima, maze nishuka ko kubona undi ngawe hafi yanjye bizanyorohera, cyane ko nari ntangiye no kumenyekana mu bantu benshi pe. Nabonye guhora ntahira kukumva kuri telefone no kubona amaso ku maso rero bitugoye, ndavuga nti reka twibere inshuti gusa, nibere umwe n'abandi nabonaga hafi yanjye. Gusa byagenze bite nyuma yaho? Nahuye na ba bantu gusa banzanaga mu rukundo, babona ntangiye gushyiramo imbaraga nyinshi bagahita bagenda gake. Yewe na mbere yawe nari narahuye nabo, ahubwo sinzi impamvu nabaye ikiguri cyo kutigira ku byari byarambaye. Gusa disi, ndagushaka mu maboko yanjye, ningira amahirwe yo kongera kukubona, sinzatuma unshika nk'uko nabikoze. Hari abajya banyina baturiye icyamamare, ubona abantu benshi bakubwira ko bagukunda, ariko ntibazi uko nyuma bigenda. Iyo ntangiye kubijyamo bo bahita babivamo, nkabona baje mu buryo bw'ibikabyo n'ubundi bitazaramba. Ngashukwa n'abo mbonye isura muri ako kanya turi kumwe, kandi nta no kurusha ubwiza kamera no ku isura, n'ubundi bitazaramba. Ngashukwa n'abanyeretse ubwana bwiza mbere, nyamara nabwo ari ntabwo nyuma bakazanyereka isura yabo nyayo, ndetse n'ubundi bitazaramba. Kandi rwose numvaga nifuza ko twuzura nyabyo. Byarancanze ikibibatera, niba ari uko baba barababajwe bakanga kugumamo ngo batazongera bagakuramo ibikomere sinzi. Kandi nkiri kumwe nawe, ntabwo wajyaga ugira iyo mibare imeze gutyo. Yo, Disi uruwandemewe, nubwo ntazi kuzongera kunyizera.
mwamikazi wanjye, uko ndi kwiyumva ubu ntabwo nzigera njya mu rukundo n'abandi, ntabwo nzigera mbigerageza n'inshuro n'imwe. Nta wundi nzongera kubwira ijambo ndagukunda uretse wowe. Nzakunda wongeye kunyumva. Gukundana n'undi utari wowe n'ubundi nabonye ari uguta umwanya. Ntabwo ndi kubasha kwihangana ntafite bwiza bwanjye hafi, kuva nakubura ubuzima bwanjye bwarijimye. nanjye wundi sinyibashe gusinzira nagufite disi, gusa nabonye ngiye kuriya nkagira ngo wiboneye abandi. Yo, shenge hari ibyo nari naribeshyeho. Nibeshye kuko utamenya ko ari wowe wanyawe wandemewe. Abo twahuye imbere yawe na nyuma yawe bose nabonye nta n'umwe uhwanye nawe. Nabuze undi nkawe rwose, kuko ni wowe wankunze by'ukuri. Yo, sinzi icyo navuga pe. Agatotsi kari kantwaye. Burya ibi byose nibyo narotaga gusa ntibyabaye. Ariko Murerwa ndamukumbuye disi. Gusa reka niyemeze muhamagare cyangwa mwandikire musabe imbabazi. Mwiza, ndashaka kukubwira ko nkeneye kungarukira. Dore ubu abambonye babona narahiriwe ariko nshavuye bakanseka. Kure y'amaso ntiyazongera kuba kure y'umutima ukundi. Nibanseke sha, ntabwo bazi ko ari byose byanjye. Kuva wagenda, meze nk'umuntu uri mu nzu itarimo idirishya, iri ahantu ku musozi bakura hategereye aho abandi bantu batuye. Abadayimoni bari gukomangira ku rugi buri segonda. Ese bwonko bwanjye, ni inshuro zingahe nagerageje kukumvisha ko guhora ntekereza Murerwa wagiye kandi nari bumubone bimbuza amahoro. Gerageza wiyumvishe ko atari njye muntu wenyine wabuze uwo yakundaga, wenda urarekera gutuma aya marira anyagira umubiri wanjye. Gusa reka mwandikire musabe imbabazi, muhamagaye isoni zanyica sinabona uko mubwira. Murerwa wanjye n'isi simbi risumba bose ritatse nka karisimbi riseka rigasesetsa amasaro, maze kubona ko nta wamusimbura kuri njye. Gusa isaro ryanjye bambe nzatuza umuseso useruka dusashe hamwe nta mususu mu misango twajya duserukana ndisonga, ndetse inseko y'isusurutso bo mu masango tugezemo bakamusanganiza ibisingizo. Musumba bose disi reka ntegereze igisubizo ari bombe. Muntu ukunda wese, niba ufite umuntu ugukunda bya nyabyo, udafite imibare mu rukundo rwawe nawe, uwo muntu ntuzamurekure. Niyo yaba atari igitangaza ku isura, ntuzamurekure. Niyo yaba ari kure y'amaso yawe, burya ibidahura ni imisozi naho abantu barongera bagahura. Uwo muntu ntuzamurekure, kuko iyo umurekuye kongera kubona undi nkawe biragorana. Ubu ni ubutumwa bwavuye ku mukunzi wawe. Ndagushaka rukundo rwanjye. Sinzigera nongera kukureka ngo ugende nk'uko nabikoze, kuko maze kumenya neza ko ntawagusimbura. Hari igihangano cyitwa kubera ko ngukunda cyanjye cya kera, cyasohotse ku muzingo wanjye wa mbere w'ibisigo witwa Ibirikanye. Sinzi niba narigeze mbikubwira, ariko burya kiriya gihangano ni wowe nacyandikiye. Ndumva narigeze kukoherezaho agace kacyo, kandi n'iki kure y'amaso navomye inganzo mu byabaye hagati yanjye nawe. Nyuma yo gutandukana nawe rero, hashize ukwezi numva byoroshye nta kibazo, gufata nk'abandi. Ariko kumwe wari uwanjye wese utajya imibare mu rukundo rwacu, ntibifitwe n'abagukurikiye n'abakubanjirije, kuko batari ko babikora. Biyo naberekaga ko ntangiye kubitaho cyane, urukundo bari basanzwe bamabara rugabanyaga. Umugambi ubu natoye, ntawe nzigera nongera kubwira ijambo ndagukunda uretse wowe, kuko nyuma yo kukubura umwijima niwo gusa undanga, kugera umunsi uzangarukira. Yo, ese buryo bwose Burya bwo kumenya agaciro k'itari y'umuriro wabuze. Gusa hari iri shuri naryo ryari ngombwa, kugira ngo ku yindi nshuro nzajya nkwitaho cyane. Ku mbuga nka TikTok banze nk'umusitari cyane, postingaho video z'agahinda kuko ngukumbuye bagakeka ko ari ibikinano byose. Yego harimo izo mbona kwe mu bihangano bisanzwe, ariko haba harimo n'izavuye ku rukumbuzi ngufitiye no gutenguha n'abo ntizeye. Ariko sinazihishurira abandi, sinazabakira kandi bamfataga nk'ikimenya bose ntacyo nakabaye naka. Nibavuga ko ntacyo ntakasha, kuko ibyanjye ntibabizi. Ntibazi uburyo wambushije amahoro, ariko kandi ntibanazi uburyo nitwongera guhura urukundo rwacu nzarurwanira nka semugaza mu rukatsa rwo mu babito. Basi mwiza, urabivuga yiki? Ese wigeze ukomeza kuntekereza, cyangwa kuva wa munsi wese unyibagirwa burundu? bebe, nari mbizi disi, nari mbizi ko urukundo rwacu nta kizaruhungabanya, nari mbizi ko umunsi umwe tuzongera tukikundanira. Ni gute nakwibagirwa ko?
Yo mukundwa se shenge uracyankunda? Ndagukunda mutware w'umutima wanjye. Njya kohereza ubu butumwa rero nabanje kubaririza amakuru y'iwanyu ndahamenya. Ubutumwa nari nabwanditse ariko ntarabwohereza. Nazindutse mu gitondo cya kare gusa numvaga umunsi utaza kwira ntarakubona mama. Ngeze hafi hano rero nibwo nahise nkanda buto yo kohereza ubutumwa kugira ngo nze gusanga uri kubusoma. Rero mwiza nkubeshye nakubwira ko nigeze nkwibagirwa rwose. Mwuzure aragukunda kandi ubwo yamenye ko ari wowe ngabire Imana yamuhaye azahora iruhande rwawe pe. Ntazigera agutererana na rimwe mu bibi ibyo ari byo byose. Azakubera umurinzi ku buryo nta kintu na kimwe kizaguhutaza kandi azahora aharanira ko wakwihorera mu mutuzo. Mwuzure ntahumure, igihe cyose rwose sinigeze mwibagirwa. Yo mukunzi ndishimye cyane. Rero mukunzi dutandukana byabaye ikosa ryanjye. Narakuretse urancika, nakubwiye ibyatumye umva iruhande kubera gutinya long distance relationship. Numvaga ntazakomeza gukundana nawe hagati yacu harimo ibirometero bingana gutya uri kure y'amaso. Gusa nyuma nashakishije uburyohe mwiza utarimo ndaheba. Buri joro narebaga ifoto yawe nkayibwira nti aho ndi ntayanse ko ye nziza, nta rya jwi rye ryiza ndabuze uwanyuzuza. Mfite ubwoba ko aho yagiye yiboneye abandi. Ndetse icyacenguraga cyabaga gutekereza ko bambuwe banyweye amaboko kuko twavuga ko twatandukanye ari njye uri mu makosa. Gusa iyo nibukaga ya magambo kera wigeze kumbwira tugikundana, umbwira uburyo wa muhungu mwakundanye imbere yakubabaje, n'uburyo inkundo zawe zahise zari ibihuha, n'uburyo wambwiraga ko disi naje mu buzima bwawe bukaba bwiza, nkanibuka imishinga twapangaga nishyiragamo akanyabugabo kuko hari utarandeka burundu, bintera imbaraga zo kongera kukwegera. Ndahari kandi ndi wowe rukundo. Ubwo nongeye kukubona rero ni ijuru. Ahubwo ibyo mbere navugaga ntabishinze hagati, ubu nshatse nabigusubiriramo noneho mbihamye 100%. Namenye ko ari wowe nkunda by'ukuri, ndetse ubu icyo numva nakwituye nuko ntagifitemo ubushobozi. Ubundi rwose yaba byakabaye ibishoboka njye nawe twakwigiriye gutura ku isi ya twe, aho nta musore uzongera kugucigera, nanjye abandi bakobwa bakanshaka bakambura. Imbaraga zose mwuzura mfite nkazikoresha mu kugukunda. Byaba akarusho turamutse twibaniye nk'ubuziraherezo ntituzapfe kandi tugahora dutungurana. Rimwe nkakuzanira nk'akarabo utaruzi, ubundi ngasanga wansoromeye nk'utubuto turyohereye tukadusangira, tugahita tujya kwiryamira tukirebanira, kuko n'ubundi twaba tutazasaza. Twabishaka twaba tureze nko kugira abana, abanza nkakubeshaho mu buzima buryohereye turi babiri, hanyuma nyuma tukabyara tukabarerana urukundo n'ingeso nziza nk'izacu. Yo benga ngo birandenga. Mukunzi egeza ugutwi hino gato mubwire. Mukundwa uri wagoza kandi uzanabiki. Nukuri mukundwa ndagukunda. Uzi ikintu utazi se, ndagukunda kuruta uko nkunda. Ntabwo wandusha mukunzi. Ngaho wowe niba wemera ko undusha, rangurura ubibwire isi yose ko unkunda, nibwo uraba utsinze. Ndagukunda. Ko nkubwiye kubibwira isi yose se ukabinyongorera mu gutwi? Impamvu nuko ari wowe isi yanjye. Ubu naho wazajya kure y'amaso yanjye gute, namenye ko ari wowe nkunda by'ukuri, sinzigera nkwitesha. Intera nini ntabwo izigera ituma urukundo rwacu rwongera gusinzira. Ndetse iminsi isigaye ni mike ukanahaho, njye nawe noneho tukajya kwibonera bihoraho, aho utazongera kuba kure y'amaso ukundi.